ibaze nawe byagenda gute iyi si turiho amazi yose ariho, ari mu nyanja, ari mu nzuzi, ari mu biyaga n'andi yose abashije kwevapora cyangwa se guhinduka umwuka yose akajya mu kirere, tugasigarana inyanja zakamye, inzuzi zakamye, hose harasigaye ubutaka. Uribaza byagenda gute? Ese byagenda gute izi nzuzi zose ziramutse zivuye ku isi, ku butaka tukabaho dufite ubutaka butagira amazi nk'uko bimeze kuri iki gihe? Isi yacu dutuye yabigaragara ite? Ese yabimeze ute nta mazi igira? Ese byagenda gute ku biremwa bituye munsi y'amazi? Iyi si yacu iramutse ishizweho n'amazi yose ayiriho, ese ibi biremwa byakubahe? Ese hari amahirwe yo kurokoka kwa bimwe mu biremwa bituye muri aya mazi, cyangwa byose byavaho byiteka? Ese ikiremwa muntu cyo cyabyarangira kibayeho gute? Ni mu kiganiro cy'uyu munsi turaza kurebera hamwe ibyaba cyangwa se biba mu gihe amazi cyangwa se inyanja zose zashize ku isi. Ndagira ngo mbibutse gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu mujye mubibona mu ba mbere kandi bijye bibagira akamaro kurusha abandi babibona hirya no hino. Murakoze. Nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza, mu ntangira zo kubaho k'umubumbe wacu isi yari irambuye cyangwa se yari flat. Ibi ngibi ushobora kuba utabitekerezaga muri ubu buryo cyangwa se utayibonaga muri ubu buryo, ariko isi nta misozi yagiraga, ahubwo yari ikikijwe ahantu henshi, ikikijwe n'amazi. Mu myaka irenga miliyari na miliyari yatambutse, ubutaka bwatangiye guturuka munsi y'amazi butangira kuzamuka hejuru. Bivuze ngo ubutaka bwaturutse munsi y'amazi, inzuzi n'utundi duce twose twabagamo amazi, ubu munsi akaba iyo yaje kuvamo udusozi, hills, n'imisozi minini, mountains. Ibi byahise binahindura imikorere y'ikirere cyacu, atmosphere, cyangwa se imiterere n'imikorere y'ikirere kizengurutse iyi si yacu turimo uyu munsi. Ibi ngibi byatumye kuri ino si yacu hagaragara n'ubundi buzima butandukanye. Ubwo bivuze ngo ubuzima buri kuri ino si, inyamaswa n'ibindi bitandukanye byatangiye kubaho kuri ino si nyuma y'iki gihe. Ibaze noneho aya mazi yari ariho, isi iramutse yatatswe n'ubushyuhe budasanzwe, aya mazi agahinduka umwuka cyangwa se akava mu buryo buri liquide tuyabonamo agahinduka mu buryo bw'umwuka. Ibi ngibi ntabwo byanditswe mu bishobora kuzaba mu myaka y'amamiliyari ashobora kuzabaho ku isi, ariko tugiye kurebera hamwe ese byagenda gute ibi bintu turi kuvuga ahangaha bibaramutse bibayeho. Ese byaba ari bibi bingana ute? Isi, inyanja ziyiriho n'amazi yose ayiriho abashije kuba yose yahinduka umwuka. Ibirenga 70% bigize isi n'amazi. Bivuze ngo ubutaka buri ku isi ni buto cyane ugereranyije n'amazi aherereye ku isi. Ushobora kuri kwibaza impamvu ushobora kubura amazi mu ngo, ariko aya mazi nubwo tuyafite, amwe tuyafite mu buryo buri ice cyangwa se mu buryo buri solide, ku buryo ushobora kuba utayanywa. Andi tuyafite ari amazi y'inyanja, amazi agaragaramo umunyu mwinshi, ku buryo ushobora kuyanywa akagutera inyota ahubwo kuruta uko yagukiza inyota. Ibaze noneho uramutse ufasha ayo mazi yose ukayashyira muri Olympic size swimming pools cyangwa se pisine bakoreramo imyitozo. Bivuze ngo ahangaha uzakenera trillions cyangwa se tiriyari zirenga 500 z'aya mapisine kugira ngo aya mazi yose dufite ku isi akwirwemo. Iyo niyo ngano y'amazi dufite ku isi uramutse uyishyize muri aya mapisine akorerwamo sport. Rero izi nyanja zose cyangwa se amazi dufite ku isi aramutse agiye mu nyanja cyangwa se mu nzuzi, bivuze ngo hari utundi tuzi duke twasigarana nk'utuzi dufite mu ngo, kubera ko oceans cyangwa se ibi biyaga binini cyane, Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean, izi ngizi ziramutse zikamye zose ntabwo byaba bivuze ko amazi ashize ku isi, kubera ko ibi ngibi bigize 97% by'amazi ari ku isi. Bivuze ngo hasigara 3% yonyine y'amazi ku isi niyo abantu bose
twasigara dusharinga cyangwa se dusangira. Aya mazi ni aturuka mu nzuzi, amazi aba ari munsi mu butaka, n'utundi tuzi dukeya dushobora kuba dusigaye, cyangwa se andi yose ashobora kugaragara mu buryo bwa isi cyangwa se bwa barafu. Ariko aya mazi ntago yaba ahagije habe namba kugira ngo arwanye cyangwa se adusubize ku murongo w'igihombo twaba twagize cy'amazi yabaga cyangwa se yavaga mu nzuzi nini cyane, oceans. Ndagira ngo nkubwire ngo kimwe mu bintu bituma ikirere cyacu kiguma ku murongo harimo n'aya mazi aturuka muri izi nzuzi n'izi nyanja nini cyane, oceans. Izi ngizi amazi azivamo niyo atuma ikirere cyacu kiguma kimeze neza, ntikigire izuba ryinshi ridutwika ngo dupfe, nanone ntikigire izuba rike, kigatuma imvura igwa mu gihe, kigatuma imvura itagwa mu gihe bitari ngombwa, n'ibindi byose bitandukanye bituma ikirere cyacu kiguma ari cyiza cyane. Amazi aya tubona yo muri izi nyanja nini cyane niyo afata ubushyuhe bumwe na bumwe bwo ku isi, afata ubu bushyuhe akabukwirakwiza mu buryo bunoze cyangwa se mu buryo akwirakwira neza ku isi, cyangwa se bukwirakwira neza ku isi mu buryo ahantu hamwe hatakira ubushyuhe bwinshi cyane bukabije, ahandi ngo hakire buke cyane bukabije. Bivuze ngo ibi bigatuma isi yacu iguma ku murongo. Ibi ngibi kandi aya mazi niyo atuma habaho icyo bita water cycle cyangwa se ubwizenguruke bw'amazi, akava mu mwuka akongera agasubira mu mvura, akamanuka agakuza ibihingwa, ibihingwa bikongera bikarekura aya mazi agasubira mu kirere, aya mazi akongera akamanuka akajya mu nyanja, aya mazi akongera akagenda agahindukamo ibi bicu tubona, nanone akongera akagaruka ku isi, akagaruka mu buryo bw'imvura, akaba ariyo mazi dukoresha uyu munsi njye nawe. Ibi nibiba ntago abantu tuzongera kuba dukeneye imitaka yo kwipfuka twirinda imvura cyangwa se n'imiraba ishobora gutera mu gihe imvura irimo kugwa, mu gihe inyanja zose zo ku isi zabaye cyangwa se zevapoye, zabaye umwuka cyangwa se zitakiri ku isi. Isi yacu ntizaba ikibasha kubika amazi mu bwoko bw'umwuka mu kirere. Bivuze ngo isi yacu izaba yarumagaye, yarishwe n'umwera cyangwa se umwuma, inyanja zaravuye ku isi zose, nta nyanja igisigaye ku isi. Isi yacu izagenda ihindukemo gake gake, ihindukemo nk'ubutayu butigeze buturwa n'ikintu na kimwe. Birumvikana inyamaswa zo mu nzuzi no mu nyanja nizo zizabasha cyangwa se zizabanza guhungabana mbere y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nanone bitewe n'uko izuba rizaba ryarabaye ku isi, mu gihe amazi yari kwirakwirizaga ku isi mu buryo bwiza, igafata n'irindi ridakenewe atakiri ku isi. Ubwo urumva rero isi izagenda ihinduke nka Venus, umubumbe wumagaye kuruta indi yose, umubumbe utarangwaho n'amazi. Uyu mubumbe wacu uzahinduka umubumbe utarigeze ugaragaraho ubuzima, ku buryo uzaba ugaragara nk'aho nta muntu umwe wigeze uwuturaho igihe icyo ari cyo cyose. Aya mazi namara kugenda bizatwara igihe cy'umunsi umwe wonyine kugira ngo nayo twari dusigaranye ku isi nayo yamaze gushiraho. Aya yose namara gushiraho, ikiremwa muntu kizasigara nta bundi buryo ahubwo cyicwe n'umwuma cyangwa se kubura amazi. Ntawamenya, wenda ingamiya nizo nyamaswa zonyine zishobora kuzasigara ku isi, bitewe n'uko zo zifite ubushobozi bwo kuba zakwibikaho amazi igihe kirekire kuruta izindi nyamaswa zose ku isi. Nyuma y'iminsi mike ikiremwa cyose kizatangira kurimbuka, aho amashyamba azaba hari yose azafata umuriro kugeza ubwo igihingwa cya nyuma kizaba gisigaye ku isi nacyo kizafata umuriro kigashiraho. Bivuze ngo isi yacu izagenda ihinduke nk'ikintu cyatwitswe kitagira ubuzima, ikibuye, ikibumbe kitigeze giturwaho n'umuntu uwo ari we wose. Bigaragara neza ko isi yacu itazigera yongera kugira ubuzima. Wenda umunsi umwe ikindi kiremwa giturutse ku wundi mubumbe utari isi kizagera ku mubumbe wacu, kibaza ibyahabaye, kivuga ati ese uyu mubumbe wahoze ari mwiza niki cyaje kuwubaho? Reka ibyo tubirekere inkuru y'ubutaha. Mwari kumwe nanjye Methode mu kiganiro cyacu Ubucurabwenge, turebera hamwe ibyaba inyanja dufite ku isi
zitabashije kuba zamara indi myaka zikiriho cyangwa se zibashije kumagara mu buryo butunguranye. Mwari kumwe nanjye Methode mu kiganiro ubucurabwenge, naho ubutaha.